Yesu ashimwe. Amasaha cyangwa se umugoroba nagize ngo tuganire by'umwihariko ikintu maze iminsi ntekereza, ikintu maze iminsi nibwira kivuga ngo kubera iki ubundi umuntu yaremwe nyuma y'ibindi byose nk'uko tubisanga mu ijambo ry'Imana mu itangiriro, kuko bigaragara yuko Imana yabanje kurema ibishoboka byose, byagomba kubaho byose, ibiti, inyamaswa, amatungo, byose bitandukanye, ibintu byinshi. Hanyuma nyuma ngo nuko ngiza gufata gutya ibumbabumba agataka, igira mbese turabizi ukuntu yabigenje, duhereye mu ijambo ry'Imana uko ribivuga, umuntu aremwa nyuma. Hanyuma ndetse ikindi gikomeye cyatumye ntekereza kuganira namwe iki cyigisho, ngo irangije ngo ibwira umuntu, kugira ngo niyo yabimutegetse, ahubwo ngo umuntu yagize gutya yita amazina ibintu byose, yita amazina avuga ngo iki giti cyitwa gutya, iki ni igiti kwanza cyitwa marakuja, cyitwa intusi, cyitwa kariyandara, cyitwa resena, cyitwa iki n'iki. Noneho arangije ati uyu ni umuserebanya, iyi ni inzovu, iyi ni intare, iyi ni iki. Niba koko tubyemera nk'abakristo yuko ibyo byose byiswe n'umuntu, byiswe na Adamu amazina, ubundi kubera iki umuntu yaremwe nyuma akajya kuba ari gutanga amazina? Reka rero dusenge ubundi nze tuganire, turebe mu by'ukuri ibi ni ibiki, umuntu yabisobanura ate. Mana tugushimiye ko ari wowe uduha umwanya kugira ngo tuganire, twungurane, tumenye kandi dusobanukirwe ibyanditswe. Reka rero dukomeze tubane nawe kandi twungure ubwenge nawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe rero. Umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki Adamu yabanje kuremwa cyangwa se yabanje kubumbwa, ngo yamaze kubumbwa ngo ubundi Imana ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu aba ubugingo buzima, niko Bibiliya ivuga. Noneho ukibaza kubera iki ngo isi ngo nta shusho yari ifite mbere, ngo umwuka w'Imana ajyaga agendagenda hejuru y'amazi. Bivuze ko amazi nayo yaremwe mbere, nuko yenda tutagaragazwa ahantu yenda amazi yaremewe cyangwa igihe yaremewe, ariko umwuka w'Imana ajyaga agendagenda hejuru y'amazi. Noneho ikintu gikomeye umuntu yakwibaza nyine, ibiti haravuze ngo habemo ibi, habeho ibiki, habeho ijoro, habeho amanywa, habeho ibikururuka, habeho ibimera runaka, habeho iki, ibintu bitandukanye nk'uko ijambo ry'Imana mu itangiriro rivuga. Ariko Adamu yaje kubaho nyuma. Adamu yaje kubaho, ntiyabanjije ibindi. Ndimo ntegura iki kiganiro nahoze ntekereza ngo ariko ubundi ni iki kibanza ku Mana, ni iki gikurikira, ni iki giheruka? Nifashishije uru rugero rw'iki cyanditswe, nsanga buriya abantu tujya twirushya muri byinshi. Hari igihe usanga ingorane tugira mu isi, umuntu ujya kurwana n'ubuzima, ujya kwibaza ngo kubera iki njye ntagira iki, kuki ariko ntarabona iki, ariko kubera iki habanje kanaka, rimwe na rimwe ugasanga dufitanye n'amashyari, kubera iki kanaka ariwe ufite akazi keza, kuki kanaka ariwe ugura imodoka, kuki ariwe se ubanje kubaka inzu, kuki atari jye, ese kubera iki jyewe ntaratunga iki, kuki ntaragera aha, kuki meze gutya, ese kuki kanaka ameze gutya kandi jye, kubera iki jye mpora nsenga sinsubizwe, kubera iki nsengera ibi simbibone, kubera iki? Buriya nkamubwire, nk'uko umuntu agira amapiriyorite, avuga ngo hazabanza iki, nzakurikizaho iki, nzakurikizaho iki. Imana nayo igira amapiriyorite, nicyo nabonyemo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuvuga ngo yenda nkeneye yenda akazi runaka cyangwa se ubwoko bw'ikintu runaka.
Imana ikavuga ati no, that is not my priority, my priorities. Donc ni ukuvuga ngo njyewe nk'umuntu narebye nsanga ntangiriye kuri iki nicyo cyagakwiye kuba nimero imwe, iki kikaba nimero kabiri, kikaba gatatu. Kuba Imana yarebye icyo nise nimero imwe ikacyita nka nimero ya 10, ugasenga ugakukuza ugashakisha ukagira ute, ukajya wirirwa uri umurakare Imana hari ukuntu Imana ugera ukayikundana ariko ugenda azira iki, kubera iki ntabona iki, kuki abandi, kandi yo yarebye isanga niguha ibi ngibi bishobora gutera ikibazo. Hari abantu ngo yime ibintu ubona bizabacumuza cyangwa bizatuma bajya kure yayo, ikavuga iti nawe kireka nzakemuye igihe runaka. Hari n'abantu ibintu wenda gupfa, umuntu ukavuga ngo ndagusubije, ikamusubiza imodoka yari yaramubwiye cyangwa ikamuha iki ari igiye kumwica. Hariho abantu usanga twikururira ikibazo, kandi reka mubwize ukuri, hari n'abitungura ikabaha nk'ikintu ikavuga iti rero uyu mwana wanjye ndakwishimiye, ikaguha ikintu atari n'icyo ijya kukwica cyangwa iki, ariko kubera ko yabonye nyine ko hageze, ko aricyo gihe cyageze. Njya ndeba ubundi mu mapriorite yacu nk'abantu, hari umuntu wakubaka inzu ngo yibagirwe ubwiherero. Singira ngo ahubwo ubwiherero bwubakwa mbere y'uko atangira kubaka, kugira ngo abubatsi bazabone aho bajya kwiherera nyine. Tekereza umuntu yubatse icya etaje cyiza, agashyiramo amafirigo, agashyiramo ibiki n'ibiki, ariko akibagirwa ubwiherero. Ni ukuvuga ngo kurya priorities ukavuga ngo ndabanza tuwarete, priorities ukavuga ngo ndabanza ikeneye, nayo priorities ikavuga ati wowe mwana wanjye uzahera kuri iki, uzakurikizaho iki, kubera impamvu gusa ntabwo izaguhishurira amabanga yose. Ikindi, hari amabanga ubundi atavugwa. Hari Imana yaduhishurira amabanga yose. Ese yaduhishurira amabanga yose, hari igihe twakwibona, hari igihe twakwirata, hari igihe twabivamo, ibyo twizeye bivuze ati igihe iki kintu nzakiguha nyuma y'imyaka 40, ushobora guhita urambirwa sinajya kubitegereza, ukomeza kugushyira ku cyizere, mwana wanjye ihangane, tegereza, iyo tegereza ikazavaho nk'imyaka 40 cyangwa 30 cyangwa ingahe, ariko byose bikora kubw'impamvu. Ubundi Bibiliya iravuga ngo ese ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo se nguragira ibiki, ngo kutambumbye utya, utampaye iyi forume cyangwa iyi foruma, ese kutabigenje utya, ahubwo ngo umubumbyi ngo niyo kimushwanyukiye mu ntoki, reka mbyite gutyo, ngo arengera akagira forume ashatse agishwanyukira uko ashaka, cyangwa kigashwanyukira mu ntoki akagira forume ashatse. Kurya bashobora gufata bati design niyo nashatse, iyi niyo nashatse, ubu ngubu sinkora nk'iyo nakoze ejo. Murabizi yuko n'abantu bakora ibinyabiziga uyu munsi usanga yakoze gutya, ejo arahinda yakoze gutya, ejo bundi arahinda yakoze gutya. Byose biterwa n'umubumbyi cyangwa se manufacturer cyangwa se ukora cya kibumbano cyangwa cya gikoresho. Rero inshuti zanjye, narebye ntabanze kubera iki habanza iki, kubera iki hakurikira iki. Nuko Imana ni souverain, Imana ni ntavuguruzwa, ntivuguruzwa. Reka mbyite gutyo. Na Mose yajyaga avuga ati Imana wikoze gutya byagenda gutya, ikagira gutya. Yari yaragiriye umugisha ku Uwiteka, baba inshuti, baromatana cyane kugeza n'aho bati nakumenye izina, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kubera ko hari ukuntu yari yarabaye umutoni ku Mana. Muzi yuko Imana iba ishaka nyine ko tuba abatoni cyane. Malheureusement usanga tujya kure duteshuka hato na hato, ugasanga rimwe na rimwe tubaye abantu basa n'abari rebelle cyangwa abigomeka, bigatuma ubutoni bwacu bugabanuka. Ariko umuntu yakagendanye nayo cyane, yaba nka Enoki, akagenda ikamwimura, yaba nka Eliya akagenda ikamuzamura mu magare ya serwakira, akaba inshuti magara. Ariko usanga turwana, turwagabana, rimwe naguye, rimwe nabyutse, rimwe naguye, rimwe nabyutse, bigatuma ubusonga cyangwa se n'ubutoni bugabanuka, bigatuma buri gihe duhora dusa n'ababeginga, dutegereza gusa bwa bushake bwayo ikatujyana aho ishaka. Kandi ni nako bimeze. Umubyeyi niwe umenya ngo umwana azakenera iki, ndabona akeneye iki, nubwo yasaba, ariko ashobora kuvuga ati mwana wanjye rero wihangane ndacyabirimo.
umwana akivumbura akajya butari n'abivumbura bakajya mu muhanda, abivumbura bakagira gutya bakagenda bakaba bamwe bita abamarine. Ariko mu by'ukuri ntabwo ubuzima bwacu ku Mana bukwiye kuba ubwivumbura cyangwa ubwirevolta. Mu buzima bwacu dukeneye gutegereza, dukeneye kubwira Imana ubundi tukayitegereza, kuko niyo izi igihe izakorera ikintu runaka. Inshuti zanjye rero bavandimwe, naje kubabwira ngo imbere y'Imana hari ikibanza, hari n'igikurikira, hari n'ikizaheruka, kandi ntabwo ari twe tuyigenera ngo kora gutya ngo hera. Icyo dusaba gusa, icyo dusabwa nako ni ugusenga, tukayibwira byose ku murongo bitugoye, tukayibwira ibiduhangayitse, tukayibwira ntacyo tuyihishe, tukayibwira nk'abana nyine mu rugo, nayo ikareba ikibanza n'ikizakurikira. Imana idushyira mu mashuri ishaka, harimo bizi ishaka kunshyira muri iri shuri. Ikindi noneho ikintu gitangaje, ahantu rero natekereje ibintu byinshi mpereye kuri rya remwa nyine. Ubundi kuki nako Adamu ari we wagiye kwita amazina? Kuki itabyitiye amazina? Cyangwa ibwire kimwe guhita mugenzi wawe. Uzi ko mu kwita amazina hari abantu benshi baba baje, hari izina ry'umuryango, ariko abantu benshi batandukanye bagira umwanya buri wese akita izina ashatse, nubwo irya nyir'urugo ari ryo ridomina n'andi aba ari aho ngaho. Kuki itagize itavuze iti mwabita imwe kimwe kirita ikindi, cyangwa se jyewe ndita iki, abamarayika barita ibi, ibizima birita ibi, n'umwuka nk'uko twavuga ngo yagendaga hejuru y'amazi na Yesu barita gutya, ikavuga ngo umuntu niwe uri bwite. Bamwe bajya bashidikanya kuri ibi ngibi, cyane cyane abahakana Imana, bavuga ibintu ko ari imigani ari ibiki, ariko twe nk'abakristo twemera ukuri kwa Bibiliya. Ariko reka twibaze, ntabwo tubona ubutware Imana yahaye umuntu ko butagira akagera? Haba ati no, tiva kontribuwe, nawe nakoze ibi nawe akora ibi ngibi. Ibi kandi bigahita banatwereka yuko na bya bindi usanga tubamo, umuntu akicara agategereza ngo Imana izankorera byose, nzaba mu cyumba izangirira neza, izampa niba nkeneye kubaho izohereza ubudahangarwa bwayo, mbona ibyo kurya, mbona ibyo kunywa, mbona ibyo kwambara, nibereye iwanjye, izabigenza neza. Uzapfira mu nzu. Hari ibintu rero biba biri aho ngaho, abantu dukwiye kwisobanukirwa ibyanditswe. Wa mugani Yesu yigeze kwigisha abantu igihe yamaraga kuzuka, ngo bagomba kubanza bakamenya ibyanditswe, bakamenya yuko yari yarandikiwe kuzapfa akazaruka ku munsi wa gatatu n'iki. Rero najya babwira amakuru yuko buri Imana ntabwo ibintu byose ari ibyikorera, reka ahubwo iradukoresha kuko turi aho ngaho, yadushyize aho ngaho. Ni nako Bibiliya inavuga ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Iyo mirimo se ni iki? Hari imirimo yo gukiranuka, hari imirimo isanzwe itubeshaho, hari imirimo yo gukorerana cyangwa gukorera abandi, hari imirimo yo mu nzu y'Imana, hari imirimo yo mu ngo nk'aba responsable b'urugo, cyangwa se abafatanya nka partners mu rugo, abana, ababyeyi, hari imirimo muri community cyangwa muri sosiyete, hari imirimo mu buyobozi, inzego bwite bwa leta za leta n'ibindi. Ntabwo byose tuzategereza ngo Imana izava mu ijuru ngo yohereze marayika ngo ugende unkorere marayika, ngo ugende unkorere Yesu, ngo ugende unkorere Mwuka Wera, ngo ugende ukore ibiki. No, ahubwo izifashisha wowe, ahubwo iguhe appui ni support, igushyigikire muri ibyo ngibyo. Ingorane rero tugira ni ukwicara abantu bagategereza ngo bizagira. Yewe ndi contre ibyo, hari ibintu by'ubunebwe, ibintu byo gutegereza ngo Imana izakora gutya, ngo izabigenza gutya. Abantu bakwiye gukura amaboko mu mufuka bagakora. Ikindi kandi ntabwo ntekereza yuko abantu bakwiye no kujya bumva yuko ibyo akoze byose bigomba guhita twebwe ubundi turakora ariko tukabwira Imana ngo dushyigikire muri ibi ngibi, nayo igaha umugisha bya bindi n'imirimo y'amaboko yayo. Kuko iki ni confirme, mutekereze na ibintu Yesu yavuze ngo icyo babiri cyangwa batatu bazemeza ngo kizahita kiba, kizaba ntabwo ariko byanditse neza, ariko baravuga ngo icyo ni babiri cyangwa batatu nibahura basenga icyo bazasaba data mu izina ryanjye, nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana. Iki rero gishatse kuvuga ngo
akacu ni ugukora ibyo tugomba gukora, icyacu ni ukubaha inshingano Imana yaduhaye, icyacu twebwe yaduhaye ubusonga, yaratubwira ngo mukore 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 mukore, nka kurya Adamu yise amazina bya bindi byose, natwe bavuga ngo kora ibi, niba ari ukujya ku kazi jya mu kazi, niba ari uguhinga hinga, niba ari akazi k'umukoresha gakore, niba ari kwikorera nka rwiyemezamirimo kora, hanyuma usigare wibwira ngo dore rero nakoze, nawe ngwino umugisha imirimo y'amaboko yanjye, nayo izaguha umugisha rwose. Ariko abantu biyicarira bakavuga ngo izabaha umugisha bicaye, izabaha umugisha baryamye basinziriye. Hari n'abagoreka ijambo ry'Imana ngo ikunda ngo imuha byose ngo yisinziriye, biriya bivuga ikindi kintu, ikubuza kwiganyira, ikubuza kwiheba, ikubuza kugenda ngo wumve byacitse byaheberanye. Ariko gerageza uburyo bwose. Sinzi mwene data umwe, ntabwo umwibutse wigeze kwigisha, ngira ngo ni Kanoni, ngira ngo Pastor Rutayisire Antoine yigeze kwigisha aravuga ngo se Imana yaguye ngo izaguha akazi, urangije uricaye urategereje ngo izaguha akazi, ntunapurayinze, ubonye ntunagiye kuri Job in Rwanda cyangwa n'ahandi hose batanga akazi, za mucuruzi.com n'ahandi, ngo ujye ureba unaviga ureba ahari amaposite arimo akeneye abakozi ngo apurayinge. Ntushobora no kugenda ubwire abantu uti nyabuna mumfashe gushaka, utegereje ko bizava mu ijuru utanagerageje. Gerageza byange, hanyuma ugende unasenga. Ni ugusenga ukora. Muribuka ijambo ry'Imana uko rivuga, ba Nehemiya cyagiye bajya kubaka inkike, muzi ko byari bimeze, ngo umwe yabaga afite inkota mu kuboko kumwe, ahandi afite umwiko cyangwa se n'itafari, ugakubaka, ariko naduyi cyangwa umwanzi avuga ati aho yaterera twahita dusimbuka tugahita tujya guhangana n'umwanzi. Uvuga ngo turimo turakora ariko turi ku rugamba, turakora dusenga, turasenga tunakora, byose tukabifatanya. Ntabwo Imana yishimira yuko abantu bicaraho ngo bumve bapfushe ubutware bahawe ubusa. No, twahawe ubutware bwo gukora, twahawe ubutware bwo kugerageza byose, kandi irakonfirima ibyo dukoze, irabikonfirima, irabyemeza, iravuga ngo umwana wanjye yahagurutse yakoze, umwana wanjye yahagurutse yagiye ku kazi, umwana wanjye yahagurutse yagiye gukora iki n'iki, reka nanjye mushyigikire, muhe n'andi mahirwe, muhe n'ubundi buryo, hanyuma azabeho kandi abeho neza. Rero inshuti zanjye, nari naje mbabwira ngo hari ikibanza imbere y'Imana, ariko natwe yaduhaye ubushobozi, yaduhaye ubutware kugira ngo tubashe kugira ibyo dukora, nk'uko Adamu yise bya biti, za nyamaswa n'aya matungo muri rusange, niko natwe duhaye ububasha bwo gukora iki n'iki n'iki n'iki. Ariko kandi niba turimo tunasenga, tubibwire byose ku murongo bitugoye, ariko dutegereze igisubizo cyayo. Harimo gutegereza, harimo kuba wihanganye, no guhita usubiza, ariko muri byose, mu buzima bwacu bwose, twe guhora dutekereza yuko uko ndeka gato hanze mvuga akantu umuririmbyi yigeze kuvuga ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona. Ni ukuvuga ngo mu buzima nidusenga, nidukora, dutegereze Imana, mu gihe gikwiye izakora. Inshuti zanjye rero, ndagira ngo mbashimire ko mwateze amatwi kandi mwankurikiye muri iki kiganiro. Ni Imana yaduhaye ubushobozi, Imana yaduhaye ububasha, ariko n'Imana igira priorite, ikavuga ngo harabanza iki, hakurikire iki, hakurikire iki, kandi nibwo bumana bwayo, nicyo gituma ihora yitwa Imana. Ntisiganywa, ni ukubyakira uko tubibonye, tukayubaha, hanyuma tukayizera, nayo izatugira neza. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye mwese, mukomeze kugubwa neza. Yesu akomeze gushyigikira buri wese, kandi niba ikubwiye kwihangana, wihangana. Niba igize icyo ikora kandi we kumva kuri igitangaza, uri kaganga, uri ikintu kidasanzwe, ubwo buhangange yarabuguhaye nibyo. Sinzi n'impamvu umuntu ajya kwibona no kwirata. Umuntu wese ni igihangange. Umuntu wese ni igihangange mu rwego rwe, umuntu wese ni igihangange kuba yarabaye, akaba akomeye, akaba ahumeka, akaba ari muzima. Igihangange ku Mana, nta n'usuzuguritse burya. Ni ibintu by'amakategori abantu bakategoriza, ariko ubundi Imana niyo yaduhaye ubudahangarwa. Yesu abahe umugisha. Turagushima Imana, ni Imana nziza, ni Imana itubashisha mu mapriorite ugira. Turagushimiye ko uduhitiramo ibyiza, kandi byose biraboneye imbere yawe. Reka rero twakire ubushake bwawe, kandi niba uduhaye ubusonga n'ubutware, reka tubukoreshe neza, kandi buri gihe twe guhubuka, ahubwo dutegereze, twakire uko utugeneye. Icyubahiro kibe icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibahe umugisha. Murakoze.